Biti. Kutamvugishwa ndeba cyane. Biti. Bite se bayimbariza mu cyumba cyane. Iyi ni inzu yanjye. Se hari kibamejwemo. Inzu yawe ariko ntabwo ari icyumba cyawe. Ya. Icyumba cyawe ariko nanjye ni icyanjye kuko ikigiye twicarana. Ngiye tuganira Biti nawe. Muganira Biti nawe. Amakuru se? None usuzanya kaye gashyara. Ndetse nagashya nzanye. Uramaze iminsi ariko umeze neza. Ntabwira ikirimo kukuvugisha ayo magambo. Ariko wenda zitabiciye kure reka nkubwire impamvu nyamukuru nyine tunyinza mu cyuma cyawe kwana amasaha. Muri iyi minsi ntabwo tumaze mu minsi nyine duhura n'ibintu byazagaranye konti. Abangaba baje hano bageze gutya bagiye gutya na gutya. Ariko ndetse urabizi niwe rukundo rwa mbere nagize mu buzima. Urikumva? So rero ntabwo nifuza yuko urukundo rwanjye nawe rwapfayo ngaho gutyo, sibyo? Nagira ngo kunyumva ko nshaka kuvuga, sibyo? Nenda se ukuntu? Hawe nyine usa n'umugore wanjye. Urarisa ntawe uhari. Byarise. Jeff. Ndabizi nawe nakwitwayeho neza. Okay, mbabara basi. Jeff ngaho gezaho. Ibyo wavuze nabyumvise, sibyo? Ibintu byose. Jeff uretse. Uzi ikintu musaba? Nsohokera mu cyumba. Kandi nzere ko ari Ikinyarwanda ndimo kuvuga icyumba. Iki ni icyumba cyanjye ariko na. Jeff ndavuze ngo nsohokera mu cyumba. Wait, come on. Don't touch me. Jeff, ikintu cya mbere. Uburyarya bwawe ndabuzi. Ubugome bwawe ndabuzi. Ndavuze ngo nsohokera mu cyumba, Jeff. Asiri kunyuka mu cyumba cyanjye. Jeff ndavuze ngo nsohokera mu cyumba. Ni cyande. Iki cyumba ni cyanjye nemere kugiramo igihe cyose nshakiye. Ndikumva? Bekuzo ikarakaza aho ngaho nguki mu cyumba ni cyane ni inzoro nsohokera mu cyumba. Mu cyumba cyanjye. Ubundi wowe wirebye ubona uruta abandi bakobwa bose barahanga hanze. Umuntu abaje ngo mwiyunge mukora umuryango iki wahize ukwisaza ngo iki ibiki umumva rero umuntu w'umukobwa mwiza hanga barutuje uzanywe n'iki hano naguze aho bari. Niyo umukobwa mwiza hanga uzaba ko bwabanye kwa uzabandi mu cyumba. Twara to ubundi azi kana nesinaye yinzu nayibonye ariko byasaba ko ikikira iyi slender ni ndayise ariko kuri amafaranga bandi amafaranga mbitse ko ndetse none se ubihumbi 30 faye kwinzi ko ariko nyine ndabona nakundi kikani ariko kanya gikare ko kuyemera musino nkanuza urishe na none nabona ariko ntabwo nibyo gore ni mugoroba ndahita nimuka none se untanya niko tugirana se umenye nibiko nje nizera nije boss nije dinyo boss waya maziyose nose ariko ngo birasaba ko ikinshyiriramo akakana ndagashyiraho reka ndaza no kuzana n'abana none amafaranga no yafite hano se yamereza nayingiye kujya ariko uzirinde kuzana abakobwa mahano hano ndasenga ngenda senga
ujye unabaza najye banyuzeho mbanze mbasengere uretse jya banyuzeho mbanze mbasengere hano turi bigasoni turasenga ariko se bo ntabwo twari kwandikira abuzeye nta kibazo yewe bizera none se amazi bijyanye n'amazi se amazi se yara mu gipangu hariho robine ni ukuvuga ngo umunsi wemerewe nje usengere kano zagire nta kibazo ijerekani ntibumva bashaka yo gukaraba n'ubundi kuba nadatubuka ambo aruzuye nta kibazo bo rero ubwo wowe gushahikanya n'injerekani yanjye oya nta kibazo mfite ibikoresho ahubwo injerekani najyaga nyizanamo ahubwo bayishyiriramo utu dukoresho kazi ndahita nyuramo n'akandi karande ese uraza ryinjira kuraza ryinjira utambwira n'abana bakora nta kibazo ubwo reka njya kureba igikoresho nshaka kurara nimutse aho bo reka mbwira abana rero baze bagire nta kibazo girana aya nayo ndayariye sinariye n'ubu natine ntaho bari ni ibiki nari nari kumva kumana ariko arabeshya noneho urugi ndaruva hari uko mubonye aka gakino nabyo nari konye nta bwoko ki ndashaka kumenya ibintu harimo muri iyi minsi kuko ibintu ari kunkorera ntabwo bisanzwe bwa mbere anyagije imvura bwa kabiri anteje abajura bwa gatatu bansohoye mu nzu nk'imbwa ku nzu nishyura bigomba gusobanuka uyu munsi ibyo birasobanuka byose kuko ntabwo mbyumva buri gihe amakuru ko muri hano nje kureba Nadine ariko nsanga nta mpari Nadine Nadine ntawe uhari hari ahantu yagiye na telefone ye ntabwo iriho ngo hari ahantu yagiye hereza ibintu muri kunkina ni ibiki ibintu turi kugukina Nadine ibintu byose ari kunkorera bwa mbere yanyagije imvura bwa kabiri ameza hanze ubwa gatatu anteza ibirara bana ngo hari ahantu yagiye none si ibyo byose njyewe uyu munsi ndava hano ari uko Nadine aje reka da yego okay ndashaka kumenya ibintu arimo kunkina muri iyi minsi ibintu ari kugukina kuko ntabwo bisobanutse tugukina se uranzi iki ni biki none agafunguzo gakuye hehe nimba mutaziranye atari imitwe mwa okay sawa ndahinjira noneho njye ndavuga ngo ndahava ari uko Nadine naje okay guma ahangaha noneho ese ubundi witwa witwa Tracy Tracy Trezor umva wagusorewe niba ushaka kuguma ahangaha guma imbere n'umuzamu sinzi ngo ni za Trezor zanjye injira ariko icyo nzi cyo ndava ahangaha ari uko Nadine naje kuko ibintu murimo kumva ntabwo byumva abashanga yinjira ariko ubundi ntawe uri ahangaha ibyanyu biraza gusobanuka ngomba kuhava ari uko aje akansobanurira ibintu arimo nkabimenya neza bitabaye ibyo ngibyo azambona ntago azi Patrick wongeye ndeba no Segurate bwo. Afite umuntu yajyaga mu matwi. Beti fungura. Bagatwinjira. Wowe nani?
wareka nkinjira basi aho se ni sambye umuntu ku muryango ngeze Beti wasaze ushobora gufungura n'urugi nkinjira yanduye ku musuri wawe aha ni iwanjye ushobora gufungura nkinjira ushobora gufungura Beti ntabwo makingura sobansubize uwo mukobwa ni iwanjye intege kwinjiramo aha ngaha uramuzi fungura urumva rero wafunze ntabwo naruca wafungura Beti ubwo se urumva nakugeraho kandi ibintu ufite aha ngaha ese ubundi ibi ni iki cyawe? nagufungura ntawe nakugeraho hanze nkwereke ushobora gufungura aha ngaha ntuzi fungura ushobora gufungura Beti Tiene que ver venga. Atkın. Bunu gel, bunu gel. Agar hangar. Tamam. Narakubwiye wowe. Amahano usigaye ufite muri iyi minsi. nari buhave Byiza byari wakana dinaje akansobanurira ibintu kuko ibintu murimo ntabwo ndi kubwira ngo ibintu turimo murimo turi mu bisi bavanga hari umuntu bibeshye ubundi nabyina abantu baziranye nabo nini baniki tumbwira byose nshobora kubyumva icyo mubwiye ni uko ndi buve hano ari uko nabyine aje kuko ubwo ngubwo arakohereje ngo uzumve ijisho ugira uti ariko si ibintu byose yankoreye kuza akanyagiza imvura kuza akantereza abantu bakansohora mu nzu kandi ari njyewe uyishyura akansohora nk'imbwa yibye none se uri umugabo we bishiriwe okay ibyanyu ntabwo bikureba gusa nyine niba ufite time yo kuguma aha ngaha hagume uko ubishaka nushaka unaharare ntabwo ari ikibazo mba kabanyamagambo ndahaguma ibyo ngibyo ntabwo bikureba ndamutegereza kandi mfashe uyu munsi ibintu byose ugomba kujya ku murongo usobanura go ahead sawa injira mu nzu ugende it's okay winkoraho injira mu nzu ndamutegereza nyine okay Oh, chérie. Chérie, vite. Zana nguhekeya. Chérie, zana nkucire. yemerera ndabyikorera Asubira ko nsanzwe kwikukorera. Twagenze bite. byore nyine ndabyikorera Nakaye yanjye ukeneye. nyine Asa ubabajwe n'iki? Chérie, ndabona bidasanzwe atari ukuntu nari nkuzi. ababajwe n'iki ababajwe n'iki se bica wamburanye iki gituma usigaye uzana abakobwa hano Nta mukobwa nazanye aha ngaha. hanyuma se ubitwarire Ndiri. Akariri seriri tumuziranye gutyo gusa. Kandi ikindi mabujarika wowe ufite umugabo.
kandi nanjye ndashaka kuzagira umugore nanjye nkagira urugo. hanyuma se Hanyuma nyine yaraje kunsura kandi nabwo n'ubu utabishaka ese njye ntabwo nkunda ndagukunda. nese nimba nkunda kucyumva ko ntashobora kubipanga na boss akagumayo ntazagaruke ukumva ko umwanzuro wo kuzana abakobwa ahangaha ese utekereza ko njye byanshimisha? Oya ahubwo mbwiye iryo jambo mbwiye ngiye ngo boss ntazagaruke tukimuka twigira ahandi se, ahubwo icyo gitekerezo ndagishima ahubwo zanamufashe. agishimye se hanyuma riramushyira rirarega twahuye gutyo nyine nta ahubwo boss azakomeye ntanagaruka azasange twaragiye ahandi. Gufata kuri konti tukagenda vidura ya mafaranga yose tukigendera. mbona ntazi ibyawe Nese umbwira icyo unyemeje noneho. naterwa nawe n'uburyo uzitwara uzanira abakobwa ahangaha gusa ushatse kunyereka iki? Akarire ntazagaruka ahubwo noneho mabuja kugira ngo nkwereke ko icyifuzo cyawe cyangwa igitekerezo ugezeho nishyigikiye. Reka mfate telefone wumve ibintu ugiye kubwira ako kakobwa ko bavuga kaje kandi akubabaje sibyo ntuzongere kubabara kanze mpite nkasomera wumva ahubwo urebe ko ndi seriye. wavuye mu nzira nkitambukira uri mu cyangwa kuva ryari kubita abantu baje kunsura kandi nawe wewe nutitonda nta nubwo mufite isoni wowe ibintu birwamo nta soni ugira reba ahangaha nawe mbashaka ubundi kubwira nta soni iyo ugira kandi ntabwo yashyizemo ya sirendiri twavuganye kuri mu boss we ni bwoko kikoko narinzanye udukoresho none ndebe kamanze murebe mubaze ibintu twagize ko impamvu cyane wari wageze se nawe urihuse ariko nrinje kubaka urufunguzo nanababaza impamvu mutashyize ya sirendiri narinzi uko kadogo yabishyizeho none se ubu ni ibiki bose ko narakubwiye ko ngiye guhita nimuka narinzanye udukoresho duke sikonje mu nzu sinakwishyuye se kadogo namuhamagaye twabisize ahubwo telefone yanjye nawe yisize telefone yanjye nawe nyisize mu nzu nta manite ufite kuri telefone manite ndayafite neza nk'aho rwose ibikoresho bindi byareba urufunguzo ibikoresho rwose byari biri mu nzu kirimo nimero ubwira uwo muntu azaye mu nkorera ibintu se ndajya mu nzu imeze gutya nakwishyura ubona bikuziye iya mbere ubona nzi ko byarangiye yewe n'iriya manite kadogo nawe urabona atari no kugenda
Kerekanya n'indebe izindi nomero z'ubwo ndaje ngirira rwose ibindi bikoresho nshaka kubizana birangire kabisa. iyi ngi ndabona uri kompoze reka ndebe izindi nomero Nta kibazo ngirira rwose kintu. urindiriye ndaje Bose kuko nyine yihute rwose. Isereri kabisa. Hari n'urusaku ku muhanda ariko nta kibazo. Tida. Mari gutinda. Ntabwo nawe yinjiye se. Uyu mubosi nawe nitesha mutwe. None se boss ari hampereza ifunguzo na telefone yawe. Ubu ndaguma inyuma y'urugi nzanye ibikoresho nari nimutse mu. Boss uhe? Boss nyine nyiri urupangu. Boss se mwavuga? Yewe nakodesheje iriya. Muhereza amafaranga. Narinje rero reba n'ibikoresho byawe. Nze ni gukubira. Yewe iri ngibi ibikoresho byawe. Yewe narinje nje kwimukira hariya. Noneho anyaka telefone ngagiye guhamagara Kadogo banshyiremo silindire. None nayicaye namubuze kuva mu gitondo. Boss uramuzi? Yego ndamuzi twavuganye. Boss mwavuganye? Nanamwishyuye. Umugabo ntago wasaze. Kandi mva bya bintu by'Ikigali. None se iyi si yani? Boss se ndinjiye nakakanya na telefone yawe. Yacuwe ku boss ntawe uhari. Boss nta nubwo mu Rwanda. Kandi yinjiyemo ngewe. Nta nubwo mu Rwanda. Boss none izi ndusi zanyu. Sibo nishyuye se. Gereka ngende ngiye kumukwereka. Nase wishyuye boss kandi ntawe uhari. Nishyuye boss. Boss wamwishyuye kandi ntawe uhari. Inzu ni inzu zikodesha wishyuye nde? Boss twari kumwe hano. Ndumva bwana twari. Mumpa amafaranga.